Ibyanditswe byera bitugaragariza yuko ukwizera kudafite imirimo kutabasha gukiza umuntu. Ese iyo mirimo ni iyihe Imana idusaba nk'abizeye umwana wayo Kristo Yeshua, abandi bita Yesu cyangwa Yezu? Imirimo Imana idusaba nta yindi ni ugukundana. Gukunda Imana tukayiyegurira yonyine ndetse no gukunda abantu. Gukunda abantu bigaragazwa n'iki no gukunda Imana? Gukunda Imana bigaragazwa n'uko Imana uyikunze yonyine n'umutima wawe wose, ukaba ariyo ukorera, ukirinda ibigirwamana, byaba ibibumbano, byaba amafoto, byaba ibyaremwe nk'amazi, inyenyeri, izuba, ukwezi, ibiti, inyamaswa n'ibindi. Ibyo ni byo bigirwamana. Ni ingero mbahaye, ariko ibigirwamana ni byinshi. Hari n'ibyadutse byo mu ikoranabuhanga. Noneho gukunda abantu rero, gukunda abantu bivuze kubona umuntu wese ukamwubaha nk'ikiremwa cy'Imana, ukamukunda, ntumwifurize ikibi, ntumukorere ikibi, ntube wamwangiriza ibye, ntube wamwangiza ngo umwice, ngo umuroge, ngo umugambanire, ngo umutuke, ngo umuteshe agaciro n'ibindi bibi byose. Rero muri urwo rwego Imana ikaba idusaba gukundana tutarobanuye abantu ku butoni, ndetse icyo wifuza ko abandi bakugirira nawe ukaba ari cyo ubagirira. Muri make urukundo ni uko nguko rumera. Ikindi Imana idusaba ni ugukunda n'abatwanga, abatatwifuriza ibyiza, abatugiriye nabi. Imana idusaba yuko tubakunda. Niba umuntu ukwanga afite inyota, Imana idusaba kumuha amazi. Niba yambaye ubusa ukamwambika, n'ibindi byose. Ntukore nk'uko akoze. Ibyo ngibyo byubahirije ibyanditswe byari bigaragaza yuko aba ashoboje icyo Imana imwifuzaho. Rero gukundana ntago byoroshye pe, ariko igihe ufite intege nke usaba Imana imbaraga, kuko Imana niyo mugenga wa byose, niyo dukesha byose. Igihe ufite intege nke usaba Imana imbaraga, kandi Imana irazitanga pe. Ibyakunaniye byose bigiture, izagushoboza. Wirindira yuko umuntu wakugiriye nabi agusaba imbabazi. Wowe mu mutima wawe mubabarire, niyo wagenda ntubimubwire, wumve yuko nta kintu kibi wamukorera. Ibyo ngibyo birahagije. Reka nsoze mbabwira yuko Imana itifuza yuko abantu birema n'ibice. Ntabwo abantu bakwirema ibice ngo babashe gukunda. Aya madini atoza abantu kwirema ibice. Bavuga ngo Kristo ni umwami wabo, ariko ugasanga buri bose bihimbiye imyemerere yabo, ugasanga baritandukanyije. Bamwe ngo bafite Bibiliya yera, abandi bafite Bibiliya ntagatifu. Ugasanga hari amadini ibihumbi n'ibihumbagiza, kandi bavuga yuko bakorera Kristo. Ibyo ntabwo Imana ibyifuza. Kwirema ibice nabyo ni ikimenyetso cy'umutima udafite urukundo. Abakunda Kristo bose bahamagarirwa kuba umwe, nk'uko nawe n'Imana Data ari umwe, baticiyemo ibice. N'abamwizera ibahamagarira kuba umwe. Niyo mpamvu nkubwira ngo kugira ngo usohoze gukunda, ni uko wakwitandukana n'amadini yo kwirema ibice, aya ngaya bita Christian denominations, kuko Imana ntabwo yishimira abantu birema ibice, abantu barema amacakubiri, barema utuntu tw'udutsiko. Ntabwo Imana ibyishimira. Niba koko umwami w'abantu ari umwe mu kwizera, ari we Kristo Yeshua, n'abamwizera bose bagomba kuba umwe. Ntabwo bagomba kuba mu bice birenga 1000 barimo ubu ngubu. Kwirema ibice ni umugambi wa Satani. Rero ntukabe muri uwo mugambi wa Satani. Itandukanye n'uwo mugambi wa Satani, ube umwe n'abandi bizera Kristo. Imana izagushoboza. Nusenga wizeye, izaguha imbaraga kubw'umwuka wayo wera.